Reka mbasuze inshuti bakunzi bene data kandi bashiki banjye mwese mbaye ikaze muri uyu mwanya aho mbifuriza amahoro y'Imana kandi Uwiteka akomeze kubamera umugisha aho muri hose. Nejejwe rero no kubana namwe kandi nshimishijwe no kuganira namwe muri uyu mwanya aho ngira ngo tuvugane mu byanditswe byera. Ndagira ngo tuvugane ku magambo avuga ngo kwatura ibyaha byacu no kubibabarirwa. Kwatura ibyaha byacu no kubibabarirwa. Ayo niyo magambo nifuje ko twavuganaho akadukomeza twese akagera aho dukura ndetse n'aho tugeza ku bwa Mwuka Wera w'Imana ukorera muri twe. Murakoze cyane. Nahabeye kure y'Imana ndahabutse ubu nari naratinze mu byaha noneho ndaje reka nze ntabwo nzongera nyemere rumbabarire nkampinyakira. Data twese uri mu ijuru, izina rye niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bo mu isi nk'uko ho mu ijuru. Turagushimye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye. Turakuraritse rero ngo Mwuka Wera abe ari we urushaho gukorana n'imitima yacu. Ubwo tugiye kurebera hamwe ibyanditswe byawe muri uyu mwanya bitubwira kwatura ibyaha byacu no kubabarirwa. Uba ari wowe ubikomeza mu mitima yacu ko twe tubyumva nk'abantu. Reka gushaka kwawe kuba ariko kuba mu ntekerezo zacu, tubyambaje twizeye mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Reka rero noneho tuganire kuri aya magambo mu minota itarambiranye. Tugiye gukoresha ibyanditswe byera dusoma ni ijambo ry'Imana, Bibiliya yera. Turi gusoma aya magambo kwatura ibyaha byacu no kubabarirwa, aho tugiye kurebera hamwe urwandiko rwa mbere Yohana yanditse, ndetse ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, aho dusoma ku gice cya mbere turahera ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10. Haranditse ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse ukuri kuba kutari muri twe, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. 10. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma kandi n'ijambo ryayo niriba riri muri twe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nongeye kubishimira inshuti bakunzi. Reka tuganire kuri aya magambo tumaze gusomera hamwe twese twumve icyo atubwira. Aya magambo ashobora kuba atari mashyashya kuri wowe, ushobora kuba uhora ubyumva byigishwa cyangwa ubyigisha abandi, ariko ni amagambo meza cyane. Byaba bibabaje rero kuba uhora uyumva ukaba ukiri wa wundi wayumvaga. Yakagombye kuba hari aho gukura, hari n'aho kujyana. Byaba biteye agahinda niba warabyumvise ukaba ukinangiye ku byaha,
nkaba nyinangiye ku byaha, aho gutera intambwe mva mu byaha ngatera intambwe ahubwo insubiza mu byaha kurusha uko narindi. Kandi iyo ugiye kugereranya imibereho yacu usanga akenshi ari uko tubayeho. Mbese twakwatura ibyaha gute? Twavuga ibyaha gute kugira ngo bibashe kubabarirwa? Iyo usomye amagambo dusanga mu gitabo cy'imigani cyanditswe na Salomo umunyabwenge, ni ku gice cya 28 umurongo wa 13, aho atubwira amagambo asa nayo tumaze gusoma, atubwira ko utwikira ibyaha bye ntazagubwa neza, ariko ubyatuye akabireka arababarirwa. Imana ishimwe cyane. Ni ukuri tuvuze ko nta cyaha dufite, ijambo ry'Imana ritubwiye ko tuba twishutse, ndetse icya kabiri bihita bigaragaza ko ukuri kutari muri twebwe. Cya gatatu twabwiwe ko nituvuga ko nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi ko ijambo ryayo ritaba muri twebwe. Bishatse kuvuga ngo Abaroma, Pawulo yandikira Abaroma avuga ko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ariko dutsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu umwana w'Imana, ariwe nama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. Niyo mpamvu handitswe ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ibitera Imana kubabarira n'ibiruhije ni ibintu byoroshye kandi birakwiriye. Uwiteka natubaza by'amananiza ngo tubone kubabarirwa ibyaha, ntabwo adusaba kwatura ibyaha byacu ku gahato. Nidukwiriye gukubita urugendo rurerure rw'agahanyu no kugwa agacuho, cyangwa twihotorere kugira icyo dusaba Imana ngo Imana yo mu ijuru ikunde kutwitaho, cyangwa se ibashe kutubabarira, cyangwa kwihongerera ibyaha byacu. Ahubwo uwatuye ibyaha bye akabireka niwe ubabarirwa, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ntabwo ari urugendo rwa kure cyane bigusaba, ntabwo ari ikiguzi runaka cyagusaba. Amahitamo yawe. Mwuka w'Imana igihe akomanze umutima yacu akatwemeza iby'icyaha, twagombye kumenya ibyaha byacu kandi tukibuka ko bibabarirwa igihe tubyicujije tukabireka. Mbese Imana iduhata kwatura ibyaha byacu ku ngufu? Ni amahitamo y'umuntu. Intumwa Yakobo hari amagambo yavuze igihe yandikaga muri Yakobo igice 5 umurongo wa 16, avuga amagambo meza avuga ngo mubwirane ibyaha byanyu, musabirane kugira ngo mukire, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ibyaha byanyu mubibwire Imana, niyo yonyine ibasha kubabarira, kandi ibicumuro mwagiriranye mubibwirane. Jye nawe dukwiye kwaturirana icyaha cyacu, dukwiye kubwirana ibyaha twakoreranye jye nawe, ariko tukabyereka Imana kugira ngo Imana itubabarire. Niba waracumuye kuri mugenzi wawe cyangwa ku muturanyi wawe, ukwiriye kwemera igicumuro cyawe
nkwiriye kwemera igicumuro cyanjye niba byarabaye ibyo bintu, kandi mugenzi wanjye nawe akwiriye guhita ambabarira, mugenzi wawe akwiye guhita kubabarira. Dukwiye guhita tubabarira bagenzi bacu tutazuyaje. Igihe dusaba imbabazi bagenzi bacu bakwiye kutubabarira batazuyaje. Igihe nkwiye kubabarira mugenzi wanjye nazuyaje, utazuyaje, duhera ko dushakashaka imbabazi z'Imana, kuko mugenzi wacu, mugenzi uwo twacumuyeho ari uw'Imana, kandi natwe turi ab'Imana. Kandi ubwo twamugiriye nabi, ubwo namugiriye nabi mugenzi wanjye, ubwo wamugiriye nabi mugenzi wawe, wacumuye kuyamuremye, ndetse nawe umucumuraho ubwe, ndetse wacumuye kuyamucunguye, wacumuye ku mwami wacu wamucunguye, twacumuye kuwaducunguye. Urwo rubanza rugezwe imbere y'umuhuza ari we Yesu Kristo, umutambyi wacu mukuru wicaye iburyo bw'Imana, wageragejwe mu buryo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha na kimwe, ndetse ababazwa n'intege nke zacu, kandi abasha kudukiza ikizinga cyose cy'icyaha dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ishimwe cyane. Hari ikibazo gikomeye cyane inshuti bakunzi twavuga ku bantu baticisha bugufi. Abaticisha bugufi imbere y'Imana ngo bemere ibicumuro byabo, baba batarashyikira inzira yo kwikiranura. Niba twarihanye ibyaha byacu, maze hanyuma tukicuza icyaduteye kubyihana, tukigaya mu mitima yacu, tuba tutigeze gushaka kubabarirwa ibyaha byacu by'ukuri. Icyo gihe ibyaha byacu n'ubundi bitwomaho, umuntu utangira kumva yigaye kuko yicujije icyaha, n'ubundi nta kwihana kuba kumurimo. Niba tuticuza by'ukuri, ni amahoro y'Imana tuzigera tugira, ntayo twabona, ntayo. Impamvu imwe rukumbi yatuma tutababarirwa ibyaha byacu twakoze, impamvu imwe rukumbi yatuma utababarirwa ibyaha wakoze, impamvu imwe rukumbi yatuma ntababarirwa icyaha nakoze, nuko twakwanga kwicisha bugufi no gukurikiza uko ijambo ry'Imana rivuga. Impamvu ki ijambo ry'Imana ryo dukwiye kuba twakurikiza? Nuko ryo rigaragaza neza inzira nziza ya ngombwa umuntu anyuramo yicuza icyaha cye. Imana ishimwe cyane. Erega no kuri ijambo ry'Imana ni ryiza, nta handi ushobora kubonera inzira yo kwicuza. Niyo mpamvu Kristo abyandikisha atubwira ati nimwature ibyaha byanyu, niyo yo kwizerwa, ikiranukira kutwezaho ibyaha byacu, ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Kuvugira ibyaha mu ruhame rw'abantu cyangwa ku muntu umwe ku giti cye, uko ariko kose gukwiriye kuva ku mutima, kandi kutazinzitswe. Ikintu cyose gikwiye gukorwa umuntu abohotse, adahatwa, adakebereza ku mpande, ubohotse, wumva utekanye. Umunyabyaha ntakwiriye kuvuga ibyaha bye ku gitugu, ntabwo bishoboka. Nimugahata abantu ngo bature ibyaha byabo.
urahata umuntu ngo akwaturire, urahata umuntu ngo yaturire Imana. Ntabwo aricyo ijambo ry'Imana ritwigisha, nta nubwo Imana aricyo igendereye. Never. Umuntu ntakwiriye gupfa kubikora atabyitayeho. Byakagombye kuba ibintu biturutse mu ndiba y'umutima, ukabitekerezaho, ukimenya, ukamenya n'icyo ushaka. Utazi kuzinukwa ibyaha icyo ari cyo, ntakwiriye kubihatirwa. Ugomba kubanza ukamenya kuzinukwa icyaha icyo ari cyo wowe ku giti cyawe, utabihaswe na mugenzi wawe. Kwicuza ibyaha ubikoze ubikuye ku mutima koko, kukubera inzira ikugeza ku Mana y'imbabazi zitagira akagero, ukumva urabohotse mu mutima wawe, mu mibereho yawe, uko bwije n'uko bukeye. Wahura n'umuntu numubone nk'umwanzi wawe, wahura n'umuntu ukamubonamo imbabazi z'Imana. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Umunyezaburi yarabyanditse ku gice cya 34 umurongo wa 18. Ndetse hari amagambo dusoma umunyazaburi yavuze, aravuga ati, Mana, umutima umenetse ntuzawusuzugura. Kwicuza k'ukuri rero kuraromboreza kukemera ibyaha nk'uko biri, ni gukikira ibyaha. Ndetse hariho ibyaha byabwirwa Imana yonyine gusa, ariko hariho n'ibindi bikwiriye kubwirwa ababigiriwe bagenzi bacu. Niba ari ibyaha byakorewe ku mugaragaro, ndagira ngo wumve aya magambo, wumve iyi mvugo. Niba ari ibyaha byakorewe ku mugaragaro, bikwiriye kuvugirwa ku mugaragaro, ku karubanda, amanywa ava. Nyamara ndagira ngo witonde. Kwicuza ibyaha kwakozwe gukwiriye kwerura, ni gukikire ikintu icyo ari cyo cyose kivuga icyaha. Icyaha kikavugwa nk'uko kiri, icyaha cyose kikaturwa mu izina ryacyo, kugira ngo n'ugiye kukubabarira, kugira ngo n'uwo wagikoreye yumve ko nta mbereka washyizemo, yumve ko koko umutima wawe ubohokeye kwatura icyaha cyawe. Imana ishimwe cyane. Nshuti bakunzi, ndagira ngo twumvire hamwe twese aya magambo. Ni amagambo nshaka ko dusoma mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, ngira ngo namwe muzagishake mujye mugisoma uko bwije n'uko bukeye. Ni igitabo cyiza cyane, igitabo cy'Intambara Ikomeye. Twajya tugisoma tukumva ibicyanditswemo. Ndembejwe n'ibyaha no kugwa, ndahabutse ubu, niringiye urukundo rwawe, noneho ndaje. Reka nze ntabwo nzongera, nyemerera umbabarire, mwami nyakira. Reka dusomere hamwe twese igitabo cy'Intambara Ikomeye. Ni kuri paje ya 348, cyangwa se ushobora kugisanga kuri paje z'igitabo n'ubundi.
175. Paji 175 niho tugomba gusanga aya magambo ngira ngo dusome. Ni amagambo meza cyane yunganira aya magambo turimo turebera hamwe, aho dusanga ko ibi byaha byacu dukora, ibyo twatura n'ibyo tutatura, hari aho byandikwa, kandi ku iherezo rya byose ibi byaha nibyo bizatubera abashinja cyangwa se bikadushinjura niba twarabyihannye, kuko hari aho byandikwa, marayika akabyandika mu bitabo byo mu ijuru. Intambara ikomeye ku kigwa cya 348 ni peji 175. Reka dusome twese. Urubanza rwo kugenzura ndetse no guhanagurwa kw'ibyaha byatangiye ku gihe cyagenwe, ari cyo herezo ry'imyaka 300 nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Daniyeli. Mbese aya magambo tuze aho yanditswe muri Daniyeli. Reka aya magambo yanditswe muri Daniyeli y'ubuhanuzi bw'imyaka 2300 cyangwa se iminsi 2300. Reka dukoreshe Bibiliya twumve ahaboneka, kandi tugomba kuyamenya. Daniyeli umugaragu w'Imana ukundwa. Ni kuri Daniyeli igice cya 8 ku murongo wa 14 ahavuga ngo, arasubiza ati, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Imana ishimwe cyane. Urubanza rw'ibyo abantu bakoze. Petero nawe aya magambo yayavuzeho. Petero mu nzandiko za Petero, ni ku rwa mbere rwa Petero, ndumva ni ku gice cya 4 ku murongo wa 17 niba ari kwibeshya. Reka turebe aya magambo Petero uko yayavuze. Petero yanditse ngo iki? Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 17 niho havuga ngo, kuko igihe giye gusohora urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Ni ikibazo ari kutubaza. Arabanza akatubwira, hanyuma akatubaza ko urubanza ruzabanziriza mu b'inzu y'Imana, kandi rwarabanjije nk'uko turi kubona hano. Urubanza rwo kugenzura ndetse no guhanagurwa ibyaha byatangiye ku gihe cyagenwe, ari cyo herezo ry'imyaka 2300 ubwo ubuturo bwera bwagombaga kwezwa. Abantu bose bigeze kwitirirwa izina rya Kristo bazagerwaho n'iryo genzura rikomeye. Abazima n'abapfuye bose bagomba gucirwa imanza z'ibyanditswe mu bitabo hakurikijwe ibyo bakoze. Imana ishimwe cyane. Abazima n'abapfuye. Ibyaha bitihanwe ngo birekwe ntibizababarirwa kandi ntibizahanagurwa mu bitabo, ahubwo bizashinja umunyabyaha ku munsi w'Imana. Umunyabyaha ashobora kuba yarakoreye ibyo byaha ku mugaragaro amanywa ava, cyangwa akabikorera mu mwijima nijoro, ariko ibyo byose bitwikururwa nk'ibyambaye ubusa imbere y'Imana. Abamarayika b'Imana babonye icyaha cyose kandi bacyandika atabasha kubeshya. Ibi bintu ni ukuri kw'Imana. Ntabwo marayika yanditse amera nk'umuntu. Icyaha gishobora guhishwa, kigahakanwa, kigahishwa ababyeyi, kigahishwa umugore, kigahishwa umugabo, kigahishwa abana n'inshuti, abo mukorana n'abandi. Umunyacyaha ashobora kuba ari we wenyine uzi icyaha yakoze, ariko ibyo byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere yabo mu ijuru. Umwijima w'ijuru ryirindagiza, ibihishwe byose by'ubushukanyi bukomeye
nta gihagije ngo gishobore guhisha Uwiteka n'igitekerezo kimwe. Imana ifite ibyakozwe byose nk'uko biri, byerekeye igikorwa cyose kidatunganye n'uburiganya bwose. Ntabwo ishukwa n'ibisa n'ubutungane, ntabwo yibeshya mu buryo ibona imico y'umuntu. Abantu babasha gushukwa n'abandi bantu banduye mu mitima, ariko Imana yo ibona ukwiyoberanya kose, igasoma amabanga yose yo mu mitima. Mbega uko bikomeye gutekereza ko uko umunsi uhita mu buzima bwacu ugira ibyo wongera ku byandikwa kuri twe mu bitabo byo mu ijuru. Biratangaje cyane. Amagambo tuvuga n'ibyo dukora bitabasha no kwibukwa. Abamarayika bandika ibyiza n'ibibi. Nta ntwari ikomeye yo ku isi yabasha kugarura nibura iby'umunsi umwe mu byandikwa, mu byo dukora. Ibikorwa byacu, amagambo yacu ndetse n'ibyo tugambirira bihishwe kure cyane, byose bifite uburemere bwabyo mu kugeza iherezo ryacu ryaba ryiza cyangwa umuvumo. Bona naho twebwe twabyibagirwa, ariko bizatanga ubuhamya bwo kuturengera cyangwa kuduciraho iteka. Imana ishimwe cyane. Aya magambo ndagira ngo murayumvise inshuti bakunze. Mbega uko bikomeye gutekereza uko ku munsi uhita mu buzima bwacu ugira ibyo wongera ku byandikwa kuri twe mu bitabo byo mu ijuru. Amagambo tuvuga n'ibyo dukora bitabasha no kwibukwa. Abamarayika bandika ibyiza n'ibibi. Nta ntwari ikomeye yo ku isi yabasha kugarura nibura n'iby'umunsi umwe. Mbese urabitekereza ute? Ibikorwa byacu, amagambo yacu ndetse n'ibyo tugambirira bihishwe kure cyane, byose bifite uburemere bwabyo mu kugena iherezo ryacu ryaba ryiza cyangwa umuvumo. Bona naho twebwe twabyibagirwa, ariko bizatanga ubuhamya bwo kuturengera cyangwa kuduciraho iteka. Mbega amagambo. Mwene data mukunzi we, mushiki wanjye, ndagusaba kugira ngo ujye ukomeza kuzirikana aya magambo tumaze kurebera hamwe, maze twatura ibyaha byacu tubabarirwe, ndetse dusange nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ari we Yesu Kristo waducunguye. Nk'uko umuririmbyi avuga ati, Yesu wamviriye amaraso, ndahawutse ubu ugenewe wanyiza gusa, noneho ndaje reka nze ntabwo nzongera nyemerera umbabarire, mwami nyakira, umva amaganya yanjye unkize, ndahabutse ubu nyeza mwami nse n'urubura, noneho ndaje reka